uza abantu banyambuye, uza ahantu hose nagiye nkora bakanyambura 800,000 miliyoni angahe ngaheza nk'ibose narapfuye. Njye se nagiye kubariga cyane nagiye gutera inora hejuru 60, umuntu nk'uyu umurezi wavuye mu cyaro wariye arambara arisiga agira ate buri kimwe cyose ni nanyana namuhembere n'ibyo namugaburiye. Hanyuma se 60 kuri kubimwambura kandi umva babipinze kandi cye. Ni bike ariko nawe bagomba gukora. Rero kuri ura mukozi ukorera 20 ku kwezi. Ibyo 60 ni menshi kuri we. Ukuma neza. Ikibazo suko batari ari menshi cyangwa atari na menshi. Icyambere nuko nawe nta muntu muri iyi stambura amana. Hako se ashaka kwambura umu ntabwo uri bunyamwambo ni izina ry'Imana to urava muri uru gusigira amafaranga yo guhemba umukora. Uzi buriya. Ni izina ry'Imana birahiye. Buriya ni ikosa kubaho udafitiye umuntu ideni. Atari umukozi wo mu rugo. Genda umubwira azatahe umutima mwiza nunza mu nabwo nzamworeza irindi 10 bihwana. Jewe rero ibyo bintu urajya mu kazi. Urumva? Waretse kuza nshoreye. Nshoreye si bigirane kuza nkatukazana tuvanye mu cyumba ni ikibazo. Nta cyawe nagushoreye. Iki bintu ndikubwiye inshuro zingahe ubonye. Haku ubundi nawe wambabariye nkabanda nkajya mu kazi ibindi twabivuga namvuye. Umva be mbabarira igihe kishize ni kinini umukozi yaratwihanganiye ni umukozi w'umwana mwiza ariko igihe nawe ubwo asigaye yarivumbuye niba abantu baramugiriye inama asigaye yarivumbuye nta kintu agikora imirimo yose yagiye usigaye yikorera avuga ati ni mutabanza kunyishyura nta kintu ndi bukore. Ngewe nta mafaranga afite aka kanya sibyo kandi please reka ndashaka kujya ku kazi nyumva ntekanya mu mutwe nta bishabira. Uwo mukozi nta mafaranga ahari urumva ni we ndi kubibwira we ntabwo najya kubimubwira sibyo amafaranga yo kumwishyura. Ariko be uzika amezi 3 yuzuye uko nuko akana yatangiye ako be urumva umukozi afite abana yasize mu cyaro afite banyi afite inaho ubwiye utubazo twabo agomba kwikemurira umuntu baba bazi ko akora ni gute wavuga ngo nta kintu uri none niba nta mafaranga hari yo kumuha amafaranga arava he? Be yashaka imbabarira ibi bintu birarambiranye niba umuntu w'umugabo ashaka kwambura n'abakozi kunzi ko abagore aribo bambura abakozi wowe n'ubundi wahe baba bagomba kwiga situation tugeze. Situation sirabare niba nta mafaranga umva reka nkubaza we iyi nzu yabaye mu Kigali yabaye yishyura ibiryo yabaye mabyishyura amavuta ibintu byose akora ubundi ugiye gukarika amafaranga umukozi arya muri urugo n'uburyo abayeho muri Kigali nta kintu kimwe. Ariko umuzana uzi ko twavuganye umushahara ntabwo wamuzanye. Ibyo rero uko yarajangana niko kingana ntabwo yabyibushye ntabwo ameze neza. None se nyine ni agomba kumera neza none se aza ntabwo twavuganye amafaranga tugomba kumuhemba. Banza wumve urebye ukuntu angana no kunungana ubwo narinde muri none se niba yifite amaraso yo kubyibuha ibyo ni ikibazo ni iki ariko ubundi reka mubaze ikintu ufite ikibazo nta mafaranga afite yo kumuha. Zana amafaranga mbabarira sishaka intambara zo muri iki bangu z'abakozi n'abanyirabuje urajya ngo bajye bavuga ngo nige umwambo ahubwo reka nigire oya ntabwo uva hano utamaye amafaranga njye ndashaka kumereza amafaranga umukozi nkamuhemba nta bintu nyemereye byo kumva ngo nta mafaranga ariko amezi 3 ukwakare ari wowe ukora ukamara ayo mezi udahembwa waba ugikora yasoje ishyire mu mwanya w'uwo mukozi. Ariko njyewe hano nkorera simparya simpaba singira utenwa ngo icyo nkora nicyo bampembera naho amafaranga umuhemba ari make kandi reka nkubwire katureke kuburana kuko ntabwo ari wowe mukozi wowe umugore wanjye urano umukozi sibyo reka nkugire inama ari ikintu tugiye gukora mu buryo bworoheje neza. Sa mezi 3 vuga ngo murimo yigeza karakagiye ngo ntabwo yongera gukora ibibazo nubwo ntabwo ari gukora. Yego Jewe uyu munsi ndiyeranja mushakire amafaranga 10,000 y'ukwezi kwa mbere. Daki ngo ndizabyo gusahembwa 10 ayo nayo nitike njye nagahembwa 10 urabizi tumeye 20 uri kumva ubu tumaze kujya reka mvuge cyangwa uravuga wenyine nkureke ngaho buri gihe wigira intyoza hanga ngiye ndamushakira 10,000 byo gutega tahe urumva umubwira agende umubwire ko ande nzayamuhereza yaragezeyo ahita agenda tuzashaka undi. Ese ubundi reka mubaze ko ubundi umunteza buri munsi ukwezi kwa mbere nakubwira ati itacyoguye mu mukozi yagize meza amafaranga ngo umubwiye yihangane ndabimubwira yihangane umukozi wanjye n'umwana mwiza ahondira umwana aranyubaha even nawe arakuba urabizi ukwa kabiri kujyamo ngo umubwire bimeze nabi arihangana ukwa gatatu kujyamo ubu nuko akari tutahagiye tukuregereho iminsi 4 none muravuga ngo ugiye kumwe 10,000 ngataye nguzayamwoherereza. Ese reka ngubaze ari nkaho umuntu akubwiye gutyo ufite abana basize mu cyaro bagiye ko afite abana 2 aragenda niba ticyari butegesha aragenda mu rugo nawe kinashyiriye abana. Icyo mubwiye ni icyo urumva
icyo nkubwiye ni icyo, kandi jya wiga kumenya kujira situation wa mugore we, nawe ntujye umenya gushyigikira umugabo wawe aho bikomeye. Njyewe si uko ayo mafaranga nyarunze, kandi urabizi neza ko nta mafaranga dufite. Topure egera hino, urabizi neza ko nta mafaranga tugize gute dufite, buretse kwirengagiza ibyo ngibyo ngusare. Niba uri mu ruhande rwo kumwumva ndakumva, ariko saka kanya niba nta mafaranga afite nyibe ngende nico umuntu ngire gute, nyine tuza abanza wumve wereka tumuha amafaranga, wowe muguyaguye nkuko nubundi uje kumvuganira nawe muvugana. Njye ubona mpagarika kambaza, njye numubwira uti rero bimeze gutya na gutya, nushinze we ibyo umubwire, hanyuma ngenda mu 10,000 umubwira ati wewe igirira abana tuzakubwira, cyangwa se amafaranga tuzayakoherereza mbere yo kugaruka. Hanyuma nagera uzamubwira ati ntabwo bimeze neza, ategereze, nyine azahora ategereze ibyo kuvuga ngo amafaranga n'amafaranga hari. Urashaka kwambura umukozi? Wikoresha ijambo kwambura. Nase mwambuye sinamwirukana nta kintu muhaye. Ngenda mu 10,000. Wamwirukana nta kintu arwaye saka kuvira hano. Ahubwo uziko nawe udatekereza cyangwa nawe uzinambara zaba. Impamvu rongeye kumubwira. Ndakwiyamye. Niba ushaka nuko umukozi ava muri iyi nzu, zana amafaranga yose nyamuhereza agende neza. Urashaka ajye kuzana abayobozi, intambara sigaye nyirwana ngo agiye mu kazi. Bavuga ngo dore wa mugore wambara abakozi. Zose ndakwengura mwambo. None no kugira iki? Ntabwo yava hana abakozi. Ubuze umukozi yanze gukora imirimo ari aha ngaha mu rugo. Ubu none urumva namubwira ngo genda nzakorera. Wese ubusanze yabonye kandi kazi. Ashaka yaba yagiye. Oya shaka ko ari kwivumbura kugira ngo wamuhana make yo guteka. Ese ubundi niba yarakabonye wamuhaye amafaranga ye. None reka nkweri ko waretse tukamubumba 10 karakabyaka. Ese ufite ikihe kibazo wamuhaye amafaranga ye yose? Ubundi wambura umukozi watubereye umwana mwiza. Be ntabwo yabuze aho gushaka no kumwambura. Ntabwo ubuze amafaranga icyo ushaka no kumwambura. Ahubwo watangiye kuvuga ngo ibirya ngaharyama, ngisabune, ngamavuta. Nasaba muzanye ibyo bintu utazi ko ugomba kubimukorera. Ibintu kwari kwabyumvikanye tuvuga kugiye kugana umukozi. Kandi tuvugana n'umushahara. Nuzamvaga se ko umushahara hatarimo kurya no kuryama. Aho kaza ko rataha. Watuje gatoya tukumvikana. Kuki budashaka kumva? Ngiye nta kintu uzamubye nawe. Amafaranga mfite. Urayafite be, urayafite. Cyangwa mbwira afate karita nyakureho. Nanze gufata ikarita ngo umuhembe. Yenda ifate yakure. Sawa. Ibintu by'imikino wazanye byo gushaka kwambura abakozi banjye. Uneza abakozi bavuga ngo ubona bashaka yakuraho yakuraho. Iyi nta kibazo. Imikino waza kuvumbura abamenye ubwenge buke bwawe. Nubasha kuyakuraho kuri miliyoni. Ndashaka arahinduye pini turabona. Ndashaka arahinduye pini turabona. Ubwo yakwagirika nkubwira. Ninde wowe ko umuntu akira atarahemutse. Ninde ubuse twe guzana baratwara. None ugiye guhemukira abakozi ukoresha bo mu rugo. Uyu abakozi ni bo mu rugo nibugiye guhemukira. Akose wagiye kuvuga ku cyumvugiramo. Kumva. Wari wumva uvuga nka kuvugiramo wowe. Nta kazi kawe nuko uri kuvuga ibintu bitafututse. Uza abantu banyambuye. Uza hano hose nagiye nkora bakanyambura 800 miliyoni angahe ngaheza nk'ibose narapfuye. Ngiye se nagiye kubarega cyane nagiye gutera inora hejuru 60. Umuntu nk'uyu w'umurezi wavuye mu cyaro wariye arambara arisiga agira ate buri kimwe cyose ni nanyana namuhembere n'ibyo namugaburiye. Hanyuma se 60 kuri kubimwambura kandi umva babipika kandi ni bike ariko nawe bagomba gukora. Rero kuri wa mukozi ukorera 20 ku kwezi. Ibyo 60 ni menshi kuri we. Neza. Ikibazo suko batari ari menshi cyangwa atari na menshi. Icyambere nuko nawe nta muntu muri iyi stambura amana. Hapo se ashaka kwambura ntabwo uri munyamwambo ni izina ry'Imana to urava muri urugo usigira amafaranga yo guhemba umukora. Uzi buriya ni izina ry'Imana birahinda. Buriya ni ikosa kubaho udafitiye umuntu ideni. Atari umukozi wo mu rugo. Genda umubwira azatahe umutima mwiza nunza mu nabwo nzamureza irindi 10 bihwana. Ese ibyo bintu kutajya bivuga kuri boutique. Kutajya bivuga nyine kucyo udahemba. Ariko nta hantu nkenera umunsi ku munsi. Nta umukozi ntabwo umukenera. Uyu ngo yadahara ariko nashaka undi. Hanyuma se uzahora ushaka abakozi buri munsi wambura. Buri munsi uhinduranya abo wambura. Umva manze musobanure ikintu ushaka kugana gutari no kucyumva kireka sibyo? Ngiye amafaranga nta yindi bumuhe. Singe wa mbere urabo muhemukiye nkuko atari nanjye wanyu. Ufite ubwenge uko na. Ufite ubwenge. Yese shaka ibyo shaka wajyana kuvuga ngo guhemuka. Uzahemukira abandi ariko ntugahemukira abakozi bo mu rugo. Abakozi bo mu rugo bakorera makumya. None ikintu kimbabaza nuko mbizi ko afite abana babiri. Wowe ukaba ufite n'umwe none ugashaka guhemukira umuntu ufite abana babiri umeze nk'uriya yaje nawe ubwo atazi no koga none wowe ukaba wicaye ukaba uri kuri level yo kumva ko wakambura umukozi umeze nka kuriya uzambura abandi nta kibazo niba ushaka uretse manze nkubwire ubu risiri ko iyi nzu tutuyemo n'ibintu byose n'amafaranga agiye umuhanga agiye guhaha
nta mafaranga yigeze aketa cyangwa nta bintu yagiye agurisha ngaho ukaba utabizi yanshyire tutese n'ubimenya yaragiye ugasanga hari n'ibyo yibye nta kibazo nawe bizaba byamugiriye akamaro n'abana be uri kumva azaba byamugiriye akamaro ibiri bintu bitwara ingenzi ayiburewe ngo byamugirire akamaro n'abana be umwumva ubugoryi bw'abantu birinjije urumva ahantu biri ikigoryi wowe ngo urafata ngo umuntu agenda kwibyo woheze ntabwo ndi ikigoryi tubyumvikane ntabwo ndi ikigoryi urumva ntabwo ndi ikigoryi ndakwiyamye niba ikigoryi ni wowe cyo gishaka kwambura umukozi ikigoryi ni wowe gishaka kwambura iyo ibintu wihaye baby hari ibintu wihaye ushiguze buri munsi byo kushaka kuntesha umukozi ukwezi kwa mbere arihangana ukwa kabiri arihangana njye hari ibintu maze kurambirwa baby narakubwiza ukuri niba ibintu udakeneye kubyumva turabonana niba udakeneye kubyumva ngiye turabonana kuko ntabwo umbwira ukuntu uzaza wambura umukozi w'umwana mwiza umukozi w'umwundira umwana ngwino hano ubundi inkweto agiye kuzana ntabwo ziraboneka ntabwo nakwiherwa na sharijeri ya telefone yanjye ahubwo sha mwihorere niwe wa mbere waba wibwe cyangwa waba wambuwe ako be uzi ko nawe uzamera nka babandi bajya bavuga ngo umugabo w'igisambo umugabo uzaze wambura umukozi wo mu rugo ahubwo ubundi bereka bubaze ikintu kimwe hagarara hano tubyumvikane rero tureke no kuvuga ibindi ntayo ngende bumuhe nkumva nta kibazo ufite mu mutwe bumuhe yikiza yaje afite ibiro 20 bingahe ndoze kuri 20 amaze arakuruta ari wowe mpahira ari wowe mvunikira abanyawe ngo nanamuhe n'amafaranga uzashaka ko mbyiburagewe ko nirwa nkora siporo ntabwo bizi ko wambujije ko udashaka ko mbyibuha ariko noneho yewe uyu mugabo sinzi ikibazo afite yewe bereka nkubwize uko nuko ibi bintu yari kumbwira ngwino hano bibwira uza kubyibwira uriya mukozi ye nta kintu ndi bwogiye kumubwira ngwino hano yewe ndabirambiwe sasa ndagira ngo twumvikane tuza no twumvikane wirakara ngo wishime seka tuze muri wowe sibyo nifuje kujya mu kazi maze kugukora agapuranga nifuje kugenda mu kazi maze kugukora agapuranga ndabibona ko ababaye bagize ute puraka se yiki puraka zikora nishaka ube puraka nishaka ibari puraka none se amafaranga y'undi mwana ari urabizi amafaranga arahari ariye nyine yamenyeze telefone ntoya uyamwoherereza amafaranga ye sigu yamwoherereje nambura umukozi bro ubwo imyaka yose tubanyugeje ngo nambura umukozi ariko nyine nagira ngo mbanze nkumvishe ko ugomba gutekereza ku cyakoze reka nkwereke n'abantu bawe bagukunde mana wankunde se bike mvanaho umukozi uriya mukozi ukuntu ari umwana mwiza umukozi aranyura arakubaha adukundira umwana abo bantu ntabwo baboneka hakeye ubona binzi kuze ko ibintu tukamwambura abantu bafite babona kuri umugome kandi njye byari kurangira nyamuhaye ariko bafite bumva neza ko uri iki ko nawe wanshyigikira ariko shyiraho chance kandi njye nukanzana hiyo mikino none se shyiraho chance mwana w'umukozi urabiza ukuntu adukunda niba nakoresheje umukozi genda urabizi nyine impamvu byari bimbabaje njye nakoresheje abakozi benshi pe urabizi uriya n'umukozi nakunze kwanahuje mbere umwana mwiza Mana ishimwe ko utigeze ubashyigikira bangiye wari kwa pana wawe ibaze iyo byemera ngo tumwambura abantu bakazabibona ukuntu wemeye ngo twambura umukozi njyewe ze nambura none wereka nkubwire mwanya w'umukozi nta n'undi muntu mba nifuza kwambura cyakora wabuze amafaranga ukajya ku mukozi we nta n'ubwo ugomba kubona amafaranga wanaburara ariko ukamwohera